Dusangire ubuzima. Uyu munsi turaganira ku isomo ry'ubuzima nize rigira riti: hari ibintu uhora witotombera kandi ukumva udafite ubushobozi bwo kubihindura. Ni byiza kwiga kubana nabyo kugira ngo ugire amahoro mu mutima, ariko ntuzahagarike gushaka uko byahinduka. Iyo bitameze neza ntibiba bimeze neza. Mu bintu bishobora gutuma umuntu yishimira kubaho ni igihe udafite ibintu byinshi bikubangamiye mu buzima. Icyo ushaka ukibonera igihe ushakiye, uwo ushaka umubona, aho ushaka kujya uhagera, kandi ufite uburyo buhagije bwo gukora ibyo wifuza no mu gihe wifuza kubikoramo. Kubasha kubaho muri ubu buryo ni nk'inzozi ku bantu benshi, byaba ari aho tuba, aho twirirwa ndetse n'aho dukorera no mu bihugu dutuyemo. Ibyo twifuza ntabwo byose ariko binganya uburemere ku buzima bwacu. Hari ibitabuza impara gucuranga nk'uko bajyaga babivuga, ariko kandi hari ibindi uba uhura nabyo kenshi ku buryo uko uhuye nabyo umutima wijima. Urugero nko kuba waba ukunda kuba ahantu hasukuye, ariko abantu mubana bakaba batabiha agaciro kandi batabona ko umwanda ari ikibazo. Uramutse udafite ubushobozi bwo kuhava, bihora bikuvuna mu mutwe ndetse bikaba byakwangiza ukuri bwirirwe cyangwa ukuri burare. Hari umuntu wigeze kwandika igitekerezo acyandika nk'isengesho, asaba Imana kumushoboza guhindura ibyo ashobora guhindura ndetse no kwihanganira ibyo adashobora guhindura, ariko anasaba ubushobozi bwo kubitandukanya. Naje gusanga kwitotomba buri munsi cyangwa guhora urakaye uvuga nabi ni wowe bigiraho ingaruka kuruta uwo witotombera. Abanyarwanda baravuga ngo umugayo uvuna uwugaya, uwugawa yigaramiye. Hari igihe twibagirwa ko urufunguzo rugana ku marangamutima yacu ari twe turubitse. Igihe cyose utarabasha guhindura ibikubangamira, wahindura uko ubyitwaramo. Bumwe mu buryo bwagufasha ni ukureba uruhare rwawe muri ibyo bikubangamiye, maze ukuzuza inshingano zawe mbere y'uko utegereza ko abandi buzuza izabo. Ikindi ni ugutegura ubwonko bwawe ko hari ibintu udakunda ariko ukaba ubibona, maze ukitegura kutababazwa nabyo, ugashaka uko utabishyiraho umutima. Ikindi ni ugushyira imbaraga mu bigufasha kwiyumva umeze neza, cyane ibifitiye inyungu umubiri wawe. Ndavuga umubiri wawe, ubwenge, umubiri n'amarangamutima. Urugero ni nk'imyitozo ngororamubiri, umuziki, ibikorwa byo gufasha abandi n'ibindi bikunezeza. Iyo ubashije kubigenda hejuru, biguha imbaraga zo kubirebesha andi maso, ku buryo bitakubangamira mu rwego rwatuma uhora witotomba. Kuko iyo witotomba ni wowe uhinduka ikibazo. Ariko ikindi nize ni uko iyo ibintu bitagenda, ntabwo biba bigenda rwose. Igihe ukibangamirwa nabyo kandi wize kubirenza amaso no kubyambura ubukana bigufiteho, komeza ushaka uko byahinduka, kuko iyo ikintu kitagenda neza burya kiba kizakomeza kukubangamira. Ibintu bitubangamira bivumbura muri twe ubushobozi bwo gutekereza cyane, bityo tukagera ku buryo bwiza bwo kubona ibyo twifuza kandi tutari kugeraho iyo tuba tuguwe neza, icyo twita kuba muri comfort zone. Rero ndakwifuriza kubaho utijimye mu maso. Ni wowe ufite urufunguzo, iga kubigenda hejuru ariko ushakisha impinduka mu buryo burambye.